ndonge ndagusuje kandi ndakwifuriza amahoro y'Imana agakomeza kubana nawe. Turi hano kuri Kigali Pele Stadium aho ekipe ya Rayon Sports imaje kugera hano ije gukina CAF Confederation Cup na ekipe ya Singida Black Stars mu modoka hatari kabisa. Dore iki gikoko cy'imodoka mana yanjye. Reba umutoza nawe akabaje inyuma Zuzuro TV atwaye yo bita Family TV. Nyereke bereke imodoka, bereke no modoka, bereke iki gisimba, bereke iki gisimba cy'imodoka. Vayo hano. Vayo hano abakinnyi bose babona ibintu byose bimeze neza cyane. Ni match itari buze kuba yoroshye mu kanya gato ya kwisaha y'isa moya zuze hano kuri Kigali Pele Stadium. Mana we abakinnyi bose urabona ko barimo barasenga. Bana Emi yahagarara hano bose akajya banyirekera umukinnyi umwe kuri umwe. Hano ibintu byose bimeze neza. Bereke naka kantu ka CAF Confederation Cup ekipe Rayon Sports ndetse na Singida Black Stars. Abakinnyi bose bakaba bagiye kugenda basohoka mu modoka bose nta kibazo na gito yagihari. Emi vayo hano buri muntu wese abona umukinnyi wese agenda asohoka nta kibazo na gito yagihari bamubone. Eban abona abakinnyi nk'abazizi Basane ndimo ndagenda mbabona hano imbere, ndimo ndagenda mbona abakinnyi nka Mohamed Sheri, ndimo ndagenda mbona abakinnyi nka Barishari Basindi Paul Jesus bagenda basenga biragiza Imana bavuga ngo iyi kipe ya Singida Black Stars yo mu gihugu cya Tanzania ibyo yigize byose hano turaza kuyikubita isomo rya ruhago. Murabona umukinnyi wa mbere akaba agiye gusohoka hano muri bisi imeze cyane neza cyane y'ubururu. Umukinnyi wa mbere akaba agiye gusohoka bakamwita Habimana Yves, ariko ndabona hari hirya naho bafunguye. Bana ibintu byose bimeze neza cyane. Bana ibintu byose bimeze neza cyane. Abakinnyi bose bakaba bagiye kuba basohoka hano. Naze hano arajya agenda afata umukinnyi wese, buri mukinnyi wese agenda amufata nta kibazo na gito yagihari. Ni imikino ya CAF Confederation Cup, ni round ya mbere ekipe Rayon Sports igiye kubihuramo na Singida Black Stars mu kanya gatoya kwisaha isama. Bakaba mwita Serumogo Ari Omar akaba asohotsemo neza cyane, ni kapiteni wa ekipe Rayon Sports. Bakamwita Niyonzima Olivier Sef Kamba na Roho, bakamwita umuzamu Idrissa Kuyato umunyamara asohokanye n'umunyamari mugenzi we, bakamwita Adama Baga Yogo asohokamo hano cyane nta kibazo na gito yagihari. Bakamwita Yusu Diagne urukuta defenseur wa ekipe Rayon Sports, bamwita Zizi Basane na Mohamed Sheri, bamwita Rushema Chris nawe muramubona cyane kuva muri ekipe ya Mukura. Bakamwita Habimana Yves n'umuzamu muremure cyane wa metero 5. Habimana Yves uresha ni poto y'amashanyarazi akamwita Paveri, bamwita uwo bita Tambwe Guruwari nawe rwose muramubona neza cyane. Bamwita Budurasiz Rivaldo nawe muramubona, bakamwita Ntarindwa Aimable nawe rwose muramubona neza cyane. Bakamwita Ndayishimiye Rishari, bamwita Ndikumana Sumani wabareyo, bakamwita Chimimana Emmanuel Kabange na rwose muramubona kabisa cyane akaba ageze hano. Bakamwita Bigirimana Bed Ginger Boy Maestro umusore kabisa umukongomani w'umurundi, bakamwita Bigirimana Bed nawe akaba ageze hano kuri Kigali Pele Stadium. Ni ekipe Rayon Sports kabisa imaje kugira hano kuri bisi nziza cyane. Naza banyirekera ino bisi imeze neza cyane nta kibazo na gito yagihari. Ni match itari buze kuba yoroshye, tugenda tuyizenguruka abanyarwanda bose bayireba, abanyarwanda bakunda ekipe Rayon Sports ndetse n'abakunzi ba ruhago mugende muri ba bisi ekipe Rayon Sports ijemo imeze neza cyane y'ubururu. Ndavuga ngo nk'ingi niyo yakaje imeze gutya ya indi bavuza abakunzi ba ekipe Rayon Sports igomba kuzaza muze mugirebe. Emivo hano tugenda tuyizenguruka abakunzi ba Rayon Sports bagende bayireba, bisi imeze neza cyane itoro cyabe na gatoya. Abakinnyi ba ekipe Rayon Sports baje gukina ekipe ya Singida Black Stars mu kanya gato ya kwisaha isa moya. Ni match itari buze kuba yoroshye, ndakeka Kigali Pele Stadium iraba yuzuye. Ni ibirori bya ruhago bigiye kubera hano. Utaraguze itike icara imbere ya televiziyo yawe woza amaso urebe umupira, umwana, papa, umugore, mushiki wawe, grand frère wawe mwese mwicara imbere ya televiziyo muri match. Ni butaraguze itike wihangane rwose nta kibazo na gito yagihari. Ngira ngo nagushimira abanyarwanda nabo turi kumwe hano, ngira ngo nabashimira nababwira ngo mwakoze cyane kabisa hano kuri Kigali Pele Stadium. Ni ekipe ya Rayon Sports yageraga hano ije gukina ekipe ya Singida Black Stars yo mu gihugu cya Tanzania. Ni round ya mbere ya CAF Confederation Cup, ekipe ya Rayon Sports kabisa imeze neza cyane, mu bakinnyi basohotse muri bisi imeze neza cyane, mu myenda yabo imeze neza cyane nta kibazo na gito yagihari. Ngewe nitwa Byiringiro Gasane Rifa kuri kamera, nandi kumwe na M Brighton. Nagushimira nta
nta kibazo na gitoya gihari. Twongere tubane mu kanya mu biganiro byose turimo turabagenda tubagezaho 5 kuri 5. Yes, ndonge ndagusuje kandi ndakwifuriza amahoro y'Imana akakomeza kubana nawe. Turi hano kuri Kigali Pele Stadium aho ekipe ya Rayon Sports imaje kugera hano ije gukina CAF Confederation Cup na ekipe ya Singida Black Stars mu modoka hatari kabisa. Evan tori iki gikoko cy'imodoka mana yanjye reba umutoza nawe akabaje inyuma Zuzu Rotifi atwaye wo bita Family Rotifi nyereke bereke imodoka bereke no modoka bereke iki gisimba cy'imodoka vayo hano abakinnyi bose babona ibintu byose bimeze neza cyane. Ni match itari buze kuba yoroshye mu kanya gato ya ku isaha y'isa moya zuze hano kuri Kigali Pele Stadium. Mana we abakinnyi bose urabona ko barimo barasenga bana yahagarara hano bose akajya banyirekera umukinnyi umwe kuri umwe. Hano ibintu byose bimeze neza. Bereke n'aka kantu ka CAF Confederation Cup ekipe Rayon Sports ndetse na Singida Black Stars abakinnyi bose bakaba bagiye kugenda basohoka mu modoka bose nta kibazo na gitoya gihari. Vayo hano buri muntu wese abona umukinnyi wese agenda asohoka nta kibazo na gitoya gihari bamubone. Abona abakinnyi nka Bazizi Basane ndimo ndagenda mbabona hano imbere, ndimo ndagenda mbona abakinnyi nka Mohamed Sheri, ndimo ndagenda mbona abakinnyi nka Barishari Basindi Paul Jesus bagenda basenga biragiza Imana bavuga ngo iyi kipe ya Singida Black Stars yo mu gihugu cya Tanzania ibyo yigize byose hano turaza kuyikubita isomo rya ruhago. Murabona umukinnyi wa mbere akaba agiye gusohoka hano muri bisi imeze cyane neza cyane y'ubururu. Umukinnyi wa mbere akaba agiye gusohoka bakaba bamwita Habimana Yves, ariko ndabona hari hirya naho bafunguye. Bana ibintu byose bimeze neza cyane. Bana ibintu byose bimeze neza cyane. Abakinnyi bose bakaba bagiye kuba basohoka hano. Naze hano arajya agenda afata umukinnyi wese, buri mukinnyi wese agenda amufata nta kibazo na gito gihari. Ni imikino ya CAF Confederation Cup, ni round ya mbere ekipe Rayon Sports igiye kubihuramo na Singida Black Stars mu kanya gatoya ku isaha y'isama. Bakaba bamwita Serumogo Ari Omar akaba asohotsemo neza cyane, ni kapiteni wa ekipe Rayon Sports. Bakamwita Niyonzima Olivier Sef Kamba na Roho, bakamwita umuzamu Idrissa Kuyato umunyamara asohokanye n'umunyamari mugenzi we, bakamwita Adama Baga Yogo asohokamo hano cyane nta kibazo na gito gihari. Bakamwita Yusu Diagne urukuta defenseur wa ekipe Rayon Sports, bamwita Zizi Basane na Mohamed Sheri, bamwita Rushema Chris nawe muramubona cyane kuva muri ekipe ya Mukura. Bakamwita Habimana Yves n'umuzamu muremure cyane wa metero 5. Habimana Yves uresha ni poto y'amashanyarazi akamwita Paveri, bamwita uwo bita Tambwe Guruwari nawe rwose muramubona neza cyane. Bamwita Abdurasizi Rivaldo nawe muramubona, bakamwita Ntarindwa Aimable nawe rwose muramubona neza cyane. Bakamwita Ndayishimiye Rishari, bamwita Ndikumana Sumani wabareyo, bakamwita Chimimana Emmanuel Kabange na rwose muramubona kabisa cyane akaba ageze hano. Bakamwita Bigirimana Bed Ginger Boy Maestro umusore kabisa w'umukongomani w'umurundi, bakamwita Bigirimana Bed nawe akaba ageze hano kuri Kigali Pele Stadium. Ni ekipe ya Rayon Sports kabisa imaje kugera hano kuri bisi nziza cyane. Naza banyirekera ino bisi imeze neza cyane nta kibazo na gito gihari. Ni match itari buze kuba yoroshye, tugenda tuyizenguruka abanyarwanda bose bayireba. Kubwo twarimo dutambukana n'abakunzi bacu twibaza aho dufatira kamwe, Imana ibikoze igitangaza gikurikira iki kandi twisanze ahantu hadasanzwe. Sibwo buri umwe yicaranye niwe mu mutuzo, ni mutubingaro burimo, maze amahumbezi y'ibiti by'inganzamarumbo bihakikije nk'uko ubibona agafasha imitoma kwinjira neza. Tugitekereza ku cyo kunywa twasanganijwe ibinyobwa by'amoko atagira ingano. Bega we tumanuye abiri rero dushaka gucinya akadiho, niko kutugeza mu kabyiniro rushobora kwitiranya na ya Las Vegas barata. Umubiri byaranze tuti turatashye, bati mwikwigora aha dufite amacumbi ari ku biciro bito ugereranyije n'ubwiza bwayo. Nirinze kuvuga iby'igikoni kidasanzwe bafite kuko byatuma nongera kwiryiminwa kubera nyamacoma n'izindi zo mu ifuru utasanga ahandi. Wikwirukya na Google yibaza ngo ahangaha nihe, kuko ni kuri Banza Uruhuke Bar and Restaurant, ni munsi y'isoko ry'Ikabuga haruguru neza y'ishuri ryo kwa Richard.
ku bindi bisobanuro hamagara 0788 79 2688. ye baba we, mbere y'izindi gahunda banza uruhuke.